Reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahwema kubana natwe hano ku Cyizere Family TV. Ni ibiganiro tugenda tubagezaho bijyanye n'urukundo, iby'abubatsi ngo. Reka mubwire ngo biroroshye cyane kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu 5 no kurebaho munsi ya video, ugakora subscribe, ugakora no kunzogera, ugakora share na like na comment. Ibiganiro byacu bikajya bikugeraho 5 ni ibiganiro rero mutegurirwa mukagezwaho nanjye Nshuti Isaac hano ku Cyizere Family TV. Uko mubizi ndabakunda cyane, niyo mpamvu mba ndi ahangaha mbagezeho ibiganiro bigiye bitandukanye. Reka mbwire abasore bame akanya gatoya, iminota itari myinshi, baze twicare hamwe tuganire, mbagezeho bimwe mu by'ingenzi bakorerwa n'abakobwa. Reka mbasabe akanya gatoya kugira ngo munyemerere ubu hagaritse ibyo waba urimo cyangwa se waba ushyizemo ekuteri yawe mu matwi, uze twicarane mu minota itarenze 6 kugira ngo mbagezeho aya mabanga amwe yabafasha mu rukundo rwanyu. Mu byo turi buze kugarukaho, turi bugaruke ku ngingo zigera ku 10. Ingingo zigera ku 10 zakwereka yuko umukobwa yaba gukunda by'ukuri kandi akwiyumvamo bizira uburyarya, pana bya bindi byo kuvuga ngo ukunda utamukunda abamwicira ubuzima. Ibi byo noneho ni ibimenyetso bya simusiga ugomba kureberaho ko umukobwa yaba gukunda. Ibyo bimenyetso rero nega amatwi tujyane twinjirane kimwe kuri kimwe kugeza byose tubihetuye. Wenda wasanga hari ibyo wagiye ukorerwa ariko ukanguka byica amatwi n'ubyumve ndetse n'ubihe agaciro. Ni ibingibi. Icyambere uwo mukobwa agukorera ukumva nawe wenda wakwinjira mu rukundo. Icyambere agukorera uwo mukobwa yumva mwahorana, yumva wamuhora iruhande nk'abantu bakundana, yumva utamujya kure, yumva isaha ku isaha, umunota ku munota yaba ari hafi yawe kugira ngo ahore yumva impumuro yawe. Icya kabiri rero, umukobwa yishimira kuba yakwereka inshuti ze. Umukobwa yumva yakwereka inshuti ze, akakwereka inshuti, abavandimwe, imiryango, mbese muri makeya agahora kurata, agahora ashimishwa no kukwereka abatakuzi, kandi agashimishwa no kuvuga yuko wowe uri inshuti ye, inshuti idasanzwe, inshuti imurutira izindi. Mbese muri makeya akumva yuko yahorana nawe akurata mu byiza byose, ku buryo yumva ko nta kintu na kimwe kibi cyagaragara kuri wowe. Ibyiza byose akumva ari wowe yabisakazaho. Tugiye gukomeza no ku ngingo ya 3. Iyo mugirana ikiganiro nawe aba yumva yaguteze amatwi, akumva ari aho ngaho wese, ku buryo ingingo ze zose ari wowe aba yazihaye kugira ngo zigukurikirane, kugira ngo agutege amatwi, yumve ijambo rikuva mu kanwa, kugira ngo amagambo aryohera asohoka mu kanwa kawe, kugira ngo yose ye kugira na rimwe asobwa, yose ayabike mu ntekerezo ze. Iyo ni ingingo ya 3. Reka dukomeze ku ngingo ya 4. Ahari hose yumva yahora ari kumwe nawe, haba mu birori, akumva ibirori byo mu miryango y'iwabo, zaba anniversaire, ubukwe, akumva iteka ryose mwaba muri kumwe, akakurata, akakujyana mu nshuti ze ahabaye ibirori hose, haba mu anniversaire wenda agiye atandukanye, haba mu bagize ibitaramo bigiye bitandukanye, akumva mwahora muri kumwe, akumva nta cyiza na kimwe yareba agusize. Iyo ni ingingo ya 4. Reka tugaruke ku ngingo ya 5. Ingingo ya 5 yo iza noneho ari rurangiza, ikaza ari ingingo ifata ibyemezo, ikaza ari ingingo inyuranye n'izindi. Iyo wisanzuye ku bandi bakobwa akureba, aba yumva bitamunejeje, aba yumva mbega muri we, aba yumva ari wowe mwagirana ibiganiro gusa,
aba yumva nta bandi bakobwa wakwisanzuraho, mbese muri makeya aba yumva waba uri uwe gusa nta wundi mumusangiye. Tugiye kugaruka no ku ngingo ya 6. Ingingo ya 6 iratubwira, ingingo ya 6 tugarukaho ni indoro akureba. Akureba indoro yihariye. Nibyo koko umukobwa ugukunda akureba indoro itandukanye n'iyo areba abandi bakobwa, cyangwa se indoro itandukanye n'iyo areba abandi bahungu. Wakureba indoro ye bwite ku buryo iyo ndoro yayikurebye nawe hari icyo wibwira ko hari icyo iyo ndoro ikubwira. Mbese muri makeya ijisho rikureba neza n'ijisho rikureba nabi, iryo ryose ushobora kuritandukanya ko byagenda kose. Tugaruke ku ngingo ya 7. Ibiganiro aba yifuza mwaganira hagati yawe nawe ni ibiganiro byerekeranye n'urukundo. Amenye ese arankunda, ese ntabwo ankunda. Ni icyo ngicyo akwinjizamo ku buryo akujyana kure y'ibindi biganiro, ku buryo nta kindi kiganiro yatega amatwi keretse ikiganiro kijyanye n'iby'urukundo. Iyo ya 7 twe tugarutseho. Reka dukomereze ku ngingo ya 8. Ingingo ya 8 iratubwira ngo umunsi w'amavuko wawe ahora bizirikana mu ntekerezo ze, ku buryo abo wa mbere ukwifuriza anniversaire nziza, akagutegurira indabyo, akagutegurira imikati za keke, ibyo byose n'amaji ahenze, akakuzirikana igihe cya anniversaire yawe, ukajya kubona ukabona arahingutse, kabone nubwo wowe waba utabiha agaciro ariko we abiha agaciro. Iyo ni ingingo ya 8. Reka tugaruke ku ngingo ya 9. Ingingo ya 9 iratubwira ngo umukobwa ugukunda wagukweretse ibyo bimenyetso aba ari umufana wawe wihariye, ku buryo ibyo wakora byose yumva ari byiza kandi abagushyigikiye, ku buryo ibyo watekereza gukora byose iyo ubimubwiye w'igitekerezo arakubwira ati ibyo ngibyo ndagushyigikiye, ibyo ngibyo ni byiza, ibyo ngibyo nkuri inyuma, uko wabipanze nuko, akagushyigikira ku buryo ibyo wateguye byose aba yumva nta na kimwe yasenya cyangwa yagaya. Iyo ni ingingo ya 9. Reka tugaruke ku ngingo ya 10. Ingingo ya 10, umukobwa akora ibigaragaza yuko ashaka kukureshya. Akora ibikorwa bigenda bimugukururiraho kugira ngo nawe umwiyumvemo. Mbese muri makeya akureba indoro yoroshye, akagusekera, iseko ye nziza adasekera abandi, iyo ngiyo niyo agusekera. Kumwe wumva abakobwa bavuga basakuza bajyana amajwi yabo hejuru, we acishije ijwi rye bugufiya kugira ngo umutege amatwi nawe umwumve, kandi kugira ngo ijwi rye ritagusakuriza. Kabone nubwo yaba asanzwe avuga cyane, iyo muri kumwe avuga gakeya kugira ngo atagusakuriza, kugira ngo mwiyumvemo, kugira ngo ibintu bigende neza. Ni ingingo twarebagaho rero, ni ingingo umukobwa ashobora gukora agira ngo yigarurire umusore,